Muraho neza bakunzi b'umusaraba, turongeye turagarutse muri wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugarutse muri studio za Ray TV tugira ngo tubasuhuze, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi wa none tugiye kongera twigane ijambo ry'Imana, ariko turifuza yuko Mwuka Wera yaza kutuyobora. Ni mucyo rero umuntu wese ufite Bibiliya ayegere kugira ngo tuze kureba amagambo make agenda aboneka muri Bibiliya, kugira ngo adufashe kumva icyigisho cy'uyu munsi. Rero nk'uko bisanzwe, uyu munsi tugiye kwiga icyigisho, ariko cyo kiraza kuba gifite umutwe uvuga ngo ibiranga Yesu. Iki cyigisho nituza kugisoza turaza kuba twamenye ibintu biranga Yesu, nk'uko twabonye n'ibiranga urukundo. Njyewe tugiye kubana muri iki cyigisho nitwa Liberateur Jean Floribert, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye akaba yitwa Niyigena Etienne. Twebwe tugiye gufatanya. Etienne, turakwakiriye muri studio za Ray TV. Murakoze cyane. Yego, reka noneho dutangire icyigisho cyacu, ariko mbere yuko dutangira ubanze udusengere. Reka tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Twongeye kugira umugisha nk'uko dusanzwe tuwugira mu minsi itambutse, ukongera kuramburira ijambo kugira ngo twumve ikivugana natwe. Ngaho rero ngwino ubane natwe kuko wabisezeranye, udusobanurire kandi udufatishe imyanzuro ikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero Etienne, nk'uko ubushize twari turimo turiga iby'urukundo rukora, iby'urukundo rudakora, ibyo twarabirenze Cyane. none uyu munsi tugiye kwiga ibintu biranga Yesu. Tugeze umugisha Yego. udasanzwe. Burya icyigisho cyose umuntu yakwigisha, ariko izina Yesu rikabura, Yego. burya nta mumaro biba bifite. Cyane Kuko rwose. ibintu byose mu byerekeranye n'iby'umwuka, Kristo niwe zingiro ry'inyigisho iyo ari yo yose. Cyane rwose. Rero urumva tugize umugisha nanone wo kongera kumva Ibintu biranga ibintu Yesu. biranga Kristo. Yego. Rero mu cyigisho tumaze iminsi turimo kwiga, kivuga ngo ibiranga urukundo, Yego. kuko izingiro ry'igitabo Bibiliya ni Kristo kigarukaho. Yego. Turaza gusanga ibintu biranga urukundo nk'uko twabyize mu byigisho bitambutse. Turaza gusanga ibintu biranga Kristo ari nabyo biranga urukundo. Hey. Ubwo bivuze ngo urukundo ni Kristo Yesu muri ni make. urukundo. mu magambo make. Amen. Urumva, ubwo bivuze ko iyo ufite Kristo muri wowe n'urukundo ruba ruhari. Amen. Rero numva twatangira. Rero aya magambo tugiye gutangira naravuga ngo iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 kuri wa murongo wa 4 kugera ku wa 7 tumaze iminsi dukoresha, dushobora kwiyumvamo ko dushobewe igihe tumaze gusobanukirwa ko ku rwego ruto cyangwa runini tudashobora kugaragaza ibi bintu byose biranga urukundo. Rimwe na rimwe dushobora kugira ikibazo cy'uko ibintu biranga urukundo byose ubona utashobora kubigaragariza icyarimwe. Biranashoboka ko igihe Pawulo yandikaga ruriya rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13, mu bitekerezo bye harimo Kristo. Akaba ariyo mpamvu yanditse urukundo. Mu by'ukuri Kristo wenyine niwe wihishuriye mu buryo butunganye ibyo bintu byose biranga urukundo. Bivuze ngo niwe wabigaragaje. Abihishurira Pawulo. Yego. Pawulo abyandikira Abakorino. Amen. None natwe uyu munsi nitwe turi kubyiga. Yego. Bityo rero ntibisubirwaho ko ibyo Pawulo yerekanaga nk'ibiranga urukundo ari byo biranga Yesu. Yego. Bivuze ngo biriya bintu Pawulo yatweretse muri kiriya gice biranga urukundo, Ni nabyo bigomba kuba biranga Yesu, kuko Yesu ni urukundo. Imana ni urukundo. Rero abantu bajya bavuga bati urukundo ni impumyi, nko kuvuga ngo Yesu ni impumyi. Aho ngaho wakishe. Ntabwo ari byo. Rero Etienne, ndagira ngo udufashe utugire mu gitabo cya Yohana, Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. bwanditswe na Yohana mu gice cya 13, umurongo wa mbere uri kutubwira ngo umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo
yakomeje kubakunda kugeza imperuka. amen. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo ni narwo yakomeje yakomeje kubakunda kugeza. kumeruka. ubwo urukundo yakundaga abantu bo mu gihe Cyashize. cy'isi ya mbere ikibanza, ni narwo yakundaga abo mu gihe cy'isi yo hagati, Yego, ni nabo akunda abantu bo mu gihe cy'isi isoza amateka y'isi. amen. ibintu biranga nde? Yesu, biranga Yesu. urukundo rwe ntiruhinduka. noneho 34 hakatubwira ngo iki? umurongo wa 34 wo ukatubwira ngo Mhm, ndabaha itegeko rishya mhm. ngo mukundane Amen. nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Amen. mbega ibiranga Yesu ni nabyo ari gushishikariza abantu muri iyi minsi, kugira ngo nabo bibe ari byo bigenza gute bibaranga. bivuze ngo runo rukundo natwe turarugomba kuba turasabwa kurugira. Yego, ni ugusaba Imana yo yabisezeranye ko izabiduha kugira ngo natwe tubigire. yego. muri Yohana rero nanone 15 ku murongo wa 9 ndetse n'uwa 12, uwa 9 uravuga ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze, Amen. nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. uwo ni Amen. umurongo wa 9. umurongo wa 12 ngo ngire itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Amen. urumva bari kugaruka ku kintu cyerekeranye n'urukundo rwarangaga nde? rwarangaga Kristo. Anatubwira natwe gukundana nk'uko nawe yadukunze. Yego. Mbega rura rukundo rwa Yesu turasabwa natwe kurugira. Pawulo yongeye kubyandika mu rwa Timoteyo urwo yamwandikiye runo rwandiko ku gice cya mbere ku murongo wa 14. Aravuga ngo kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsangizwa, bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Mbega hari urukundo tubonera muri Kristo Yesu. noneho arongera mu rwandiko rwa kabiri yandikiye nanone Timoteyo abigarukaho mu gice cya mbere ku murongo wa 7, aho yavuze ati kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. buri Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga no kwirinda cyane. n'urukundo. urumva baracyari gushimangira ibintu byerekeranye n'urukundo. bivuze ngo uru rukundo turuhabwa na Yesu. cyane. yaduhaye umwuka w'imbaraga wo kwirinda n'urukundo. Yego. arongera hari amagambo yongeye kubivugaho ku gice cya 10 ku murongo wa 13 nanone w'iki gice, aho yavuze ngo ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Yego. bivuze ngo ari kugaragaza Pawulo yuko uru rukundo buri gihe rubonerwa muri Kristo Yesu. niho twebwe turukura, niwe nkomoko yarwo. rero turacyakomeza dusoma amasomo yo muri Bibiliya. hari n'irindi riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice ni cya 3 umurongo n'uwa 16, uvuga ngo iki ni cyo kimenyetso kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Yego. nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Amen. iki ni cyo kitumenyesha urukundo. bivuze ngo Yesu Kristo niwe utumenyesha mbega urukundo. ikintu iyo tuvuze urukundo mu magambo make, yego, tuzabirebera ku gikorwa Kristo yakoze. ariko natwe tukaba dusabwe gukunda nk'uko nawe yadukunze, gukora nk'uko nawe yagendaga gute yabigenje. noneho no mu gice cya 4 cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana ku murongo wa 7 ho hakatubwira ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. barongeye barabigaragaje, urukundo ruva ku Mana. umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Amen. kandi azi Imana. Amen. kandi twabonye icyo urukundo icyo ari cyo. ni Yesu Kristo. ni Kristo. ukunda azi Imana. udakunda hagaze Imana. ntabwo Imana yize cyane.
ubwo tujya twirata ko tuzi Imana ariko urukundo rudahari, kandi urukundo turi kuvuga mwibuke ko atari rwa rundi ruri hagati y'amarangamutima yacu ya asanzwe, ntabwo ari rwa rundi dusanzwe tuzi, ahubwo ni rwa rundi rutagira ikigombero. yego Dukomeje muri icyo gice cya 4 ku murongo wa 7 nk'uko batubwiye, umurongo wa 8 wo ukavuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. amen. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. amen. ubwo bivuze ngo kuba dukunda si uko twe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yabanje kugira iki, kudukunda. Ku murongo wa 11, bakundwa ubwo Imana yadukunze icyo natwe dukwiriye gukundana. amen. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, amen. urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Ngo nyamara ngo kuva kera ngo nta muntu wigeze agenza abona Imana, ariko nidukundana muri twe tuzaba Imana tuzahita tuyibona. amen. Uzibwira ko Imana atayibonye azamenye ko nta rukundo, nta rukundo afite. Ariko niba ushaka kubona Imana, yego tunga Kristo muri wowe, yego kugira ngo Imana uyibone. Rero dukomeje ku murongo wa 19 ukavuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. amen. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Ku murongo wa 21, kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene se. amen. Urumva iryo tegeko ryavuye ku Mana, niyo yaritanze. rero Etienne, muri aya magambo rero, Imana ni urukundo, iradukunda cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege. Rero Yesu ni ukwigaragaza kuzuye k'urukundo burya cyane. Niba dushaka kumenya uko urukundo rwigaragaza, tugomba kumara umwanya muremure twitegereza Yesu. Niduhanga amaso cyane ku buryo Yesu agaragaramo mu isezerano rishya, tuzasobanukirwa ko ibintu byiza byose biranga urukundo biboneka muri we. Amen. Mbega ibintu byose twabonye biranga urukundo biboneka muri Yesu Kristo. Iyo dusomye isezerano rishya tukareba runo rukundo Yesu yadukunze. Ariko Pawulo koko yandika iyi mirongo, yego, batubwiye ko mu bitekerezo bye ari Kristo wari urimo cyane rwose. Biragaragara ko Pawulo mu mutima we rwose Kristo yaramaze. Nubwo yatangaga ibiranga urukundo, yari arimo aratanga ibintu biranga Yesu cyane. Twabonye ko Kristo ubwe ari we wabyivugiye, amuvugiramo ayo magambo. Pawulo arayandika. Yesu rero Yesu arihangana. Icyo ni ikintu cya mbere muri iki cyigisho tugiye kugarukaho. Se buriya Yesu yarihanganyira? atihangana. Reba Imana ubwa erega tuzi Bibiliya itubwira ko Kristo cyangwa Yesu ni Imana umwana, sibyo? Ibaze kuba wari Imana ukaza kwigira umwana, ukaza kwigira umuntu, kandi uzi uburyo umuntu abaho asuzuguritse, agayitse. Noneho reba Kristo kuvukira kwa Yosefu mu rugo rukennye, uko si ukwihangana se? Kandi kuko tuzi ko Imana imenya byose, yari izi ko izavukira mu rugo kwa Yosefu rushonje rukennye, kandi tuzi intambara zose bagiye barwana mu kubyuka nijoro bahungisha umwana. Izo ntambara zose Kristo yari azizi ko bizabaho. Urumva harimo kwihangana cyane. Ubwo ibyo ni bike tuvuze. Kristo yihanganiye. Ubwo tugiye mu guhera mama we akimusama, sibyo, kuzarinda Kristo asubira mu ijuru, ubuzima bwe bwaranzwe no kwihangana. Iki kintu rero Timoteyo yacyanditseho, haravuga ngo ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose.
ariko icyatumye ngenda gute mbabarirwa. mbabarirwa. Ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose. Mbega uburyo Kristo ateye bigomba no kugaragarira ku muntu wababariwe ibyaha. Amen. Ubwo niba uyu munsi ujya wibwira ko yenda tuvuge ushobora kuba wavuga ko uri umwana w'Imana, ariko muri wowe hakaba hatarimo kwihangana, ushobora kuba wibeshye cyane rwose. Buriya kwihangana kwa Yesu, kuba yarihanganye akaducungura, niko natwe twabonye imbabazi z'ibyaha byacu. Ikindi, Yesu agira neza. Amen. Birivuga ko umwami agira neza. Ijambo umwami rikoreshwa muri uyu murongo rirengurira kuri Yesu. Amagambo ngo agira neza ava mu ijambo ry'ikigiriki Christos, rikomoka ku gicumbi kimwe n'inshinga ya Christomai. Yego, kwerekana ineza iboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 4. Bivuze ngo Yesu agira neza. Buriya rero n'uwavuga ko Yesu atagira neza sinzi ko yaba atekereza, aho yaba ari kwibeshya. Kuko uburyo Kristo agira neza ni ibintu birambuye birebire, ushobora kuba utabonera ubusobanuro bwabyo burahari, ahubwo kuba utabona ugiye kwandika utabona uburyo ubyandika. Rero Etienne, hari n'indirimbo ibivugaho ya Inyenyeri z'Ijuru, baririmba ngo Yesu agira neza. Rero Yesu koko agira neza. Hari n'iyindi ngingo rero bagaritseho yuko Yesu yishimira ukuri. Ibi ni bimwe mu bintu biranga Yesu. Yesu yishimira ukuri, mbega akakugaragariza n'abandi. Yego. Kandi mu ntwaro, ndabyibutse neza, mu ntwaro Pawulo yanditse mu Befeso, yandika intwaro z'umwuka. Yego. Yavuze yuko tugomba kuba dukenyeye ukuri. Amen. Dukenyeye ukuri, ari we Yesu Kristo cyane. Kuko Yesu yarivugiye ngo ni njye nzira y'iki n'ukuri n'ubugingo. Bivuze ngo Yesu niwe kuri. Yishimira ukuri. Yesu yagize imibereho irimo ibyishimo kuko yakurikizaga ubushake bwa Se kandi akiyumvamo urukundo yamukunda. Mbega Yesu niwe muntu wiyumvagamo urukundo Imana yamukundaga, akarwumva neza. Twebwe ntabwo tujya tubasha kumva urukundo Imana idukunda. Niyo dusobanuye wa murongo wa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16, ntabwo tubasha kumva urwo rukundo neza. Ushobora kuba tutajya tubizirikana tukajya tugendera mu munyenga w'isomo. Yego. No kuba ari ritoya, no kuba rizwi n'abantu bamwe bavuga ngo rihatse ngo Bibiliya yose, ariko tutazi ubusobanuro bwaryo nyakuri. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo bintu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ibaza ibintu bituma Imana ubwayo irekura umwana wayo ari umwe. Rero hari n'ikindi kintu, Yesu yihanganira byose. Yego. Rero iyo mu Baheburayo 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 havuga ko Yesu yihanganiye umusaraba. Yihanganiye ubwami bw'abanyabyaha, ubwanzi bw'abanyabyaha. Nta muntu wihanganye cyane nka Yesu. Oya, ntawe. Yakoze ibyo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Yakoze ibyo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Yabonaga uburyo namara kuva yego muri ako gahinda cyangwa muri uwo mubabaro, hari ubwoko buzaba bwamaze gukizwa. Nyuma hari abazakizwa n'ako gahinda yaciye. Amen. Bituma arushaho kuvuga ngo ngomba kwihanganira iki byose. Uko kwambikwa ikamba ry'amahwa mu mutwe, uko guterwa imisumari mu biganza, mu birenge, icumu mu rubavu, gutukwa, ndetse bakajya no kumunywesha wino. Batubwira ko bagiye kumunywesha wino isharira. Ibyo byose arabyihanganira. Yarazi ko azabicamo, ariko abona nyuma y'ibyo umusaruro uzavamo, abona hazavamo umusaruro ushimishije. Yemera kwihanganira byose. Rero ikindi kintu rero kiranga Yesu yizera byose. Yego. Igihe Ananiya yakemangaga uguhinduka kwa Pawulo, Yesu yaramusubije ati, uwo muntu ni igikoresho
nitoranyirije. Yesu ntareba abantu uko bari ubusa gusa, uko bari ubu gusa, ahubwo anabareba uko bazamera binyuze mu bushobozi bwe. yego bivuze ngo Yesu ntabwo yita kuri twe bubu gusa, ahubwo areba n'uburyo ashobora kuba ari kureba uyu munsi imibereho ngewe nka Etienne ndi kubaho, yego, ariko akanabona uburyo hanyuma hari ubundi buryo nzabaho bikamunezeza, yego, rero bigatuma abyizera. amen, niyo mpamvu bari kuvuga ngo yizera iki? Yizera byose. akabona uburyo uyu munsi nshobora kuba ndiho imibereho itamunejeje, yego, ariko hanyuma akazabona ko hari igihe kizagera ngewe uyu munsi uwo ndiwe simbe nkiri uwo ndiwe yego, icyo gihe. rero bigatuma yizera byose. rero mu magambo make Etienne, tumaze kubona yuko hari ibintu biranga Yesu. ni bya bindi byose biranga iki? Urukundo. Yesu rero arihangana, icyo cyo twamaze kucyemerana. yego Yesu arihangana, Yesu agira neza, Yesu yishimira ukuri, kandi Yesu yihanganira byose, akongera nanone akizera byose. yego kino cyigisho cyari icyigisho cyiza, cyagarutse burya ishingiro rya Bibiliya ryose ni Kristo. amen. rero ni icyigisho cy'uyu munsi mu nsanganyamatsiko y'icyumweru cyose ku bintu biranga urukundo, Kristo agarutse, amen, ari we shingiro n'ubundi ry'ibyo byose, cyangwa ari we nkomoko n'ubundi y'urukundo. ahantu abantu twajyaga twibwira ko dufite urukundo ariko twasanze tutarufite. ubwo rero niba ijambo ry'Imana n'uyu munsi rikiturarikira kongera gusubira aho twahoze, kongera gusubira kugira ishusho isa n'iya Kristo, nko igihe Imana itekereza kurema umuntu, yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. mu Itangiriro igice cya 2:26, niba ntibeshye. ntekereza ko uwo mugambi Imana yari ifitiye mu muntu, w'uko ishaka ko umuntu agira imibereho imeze nkayo, n'uyu munsi nibyo yifuza. amen. reka rero dusabe Imana idushoboze mu gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, kugira ngo tuzabashe kugira amaherezo meza. amen. twatangiye rero dusenga, n'ubundi numva twasoza dusenga dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga. dushyira imbere y'Imana dusoza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. amen. tugushimiye uburyo ubanye natwe muri iki cyigisho, izina ryawe nirihimbazwe. amen. tubonye rero uburyo ibintu biranga Kristo, twabonye ko agira neza, yishimira ukuri, yihanganira byose, yizera byose. ibyo byarangaga Kristo mu gihe cyashize, ni nabyo n'uyu munsi bikimuranga. amen. kandi yifuza ko n'abayoboke be nabo babaho imibereho nk'iyi, kandi muri twebwe iyo mbaraga ntibamo. turakwinze kugira ngo uduhe imbaraga mu izina rya Yesu. amen. amen.